mureke kuvuga muhuguke umutwara tugeneye umwanya dushime. Igitekerezo kiyongera ku bindi byatumye tugenda muri uyu muryango, dusanzwe tubagenderera, dusanzwe dusabana, dusanzwe dusangira, dusanzwe tugabirana, dusanzwe dushyingirana. B'abakobwa mwadushyingiye Deo batuguye neza, ntitwanubahutse kuza tubasize, ahubwo twagize ngo baze mu baramutse mubahe n'umugisha wa kibyeyi. Bakobwa bacu kandi bitwa bakazana, mwigire ejuru mutambuke ababyeyi babaramutse. Barihe bakobwa banje? Murihe hanyuma kandi mugende nk'abakobwa bagiye iwabo. Nta mukobwa ujya iwabo ngo agenderere amaboko. Muhuguke murihe? Nimundebereyo, nimundebere mubabwire batambuke. Tambuka. Uyu ni Kagaju, uyu ni Mukasine, uriya ni Nyirabihogo. Deo, dore abakobwa banyu kandi bacu mwadushyingiye, baraje ngo mubaramutse kandi mubahe umugisha mubyeyi. Enda nimwakire bakuru banyu bemwe ba. Nimubakire, ntabwo nabaramutsa bavunika. Mugire vuba muwakire. Reka nze noneho mbone nabaramutsa. Yo, nimugende mubakure. Mukasi uraho nuko wabaye yo wabaye mwiza cyane, bagufashe neza. Yo Kaga nawe warashimye se? Ameze neza? Nabibona Mutete. Yo uracyateta nka kera cyangwa shaho basiga bakugisha agapfusi ko mu gihugu? Yo bagufashe neza, Imana ishimwe. Maze rero nimujya ngaha muyereke umuryango wacu. Aba bana bacu ntibafashwe neza, mushimire bakarama ngaho. Maze rero cyangwa uracyabakeneye, babereke aho kwicara. Hari ibintu mugifite hariya, akubwiye hari ngaho nimugende muramu mufata umwanya wo kugira ngo tuze kuganira neza, tuze gushira urukumbuzi. Eji Karame, twashimye impuyu. Yego, iwanyu urugero ni ruriya rwose. nuko tubashimire nanone umuryango wa Gasore. Twarabanye mu mibanire yacu, twazindukiraga umuhigo, utanze undi koronka akamumenyera umugobe. Twazindukira ibuguza, uciye umuvuno undi ntamutebe cyangwa ngo mugarame kugira ngo utaza kuba sedundi.
ikirere cyatangiye ikindi kwizihirwa tukibuka kubegerana yabo. Mu igabirana ryacu zaragwiriye amashyo yarenze amasanzu, kandi byabaye rwajya bibarwaza ku miryango yacu yombi. N'abakobwa mwadushingiye bashimye inkuyo, nayo mpamvu tutari bubasige rwose. Hari abandi tutazanye, hari babiri bari ku kiriri, hari n'abandi babiri nabo benda kwegera ikiriri. Iyo rero ni impamvu ntari bureke kuganiraho kugira ngo mutaza kumbaza ngo bo bari hehe. Rero nshuti yanjye Deo kandi umuryango wa Gasore, nari nanzikiye ku mibanire yacu yabaye myiza ku rwego ruhambaye, kandi kuko mwaduhiriye ni namwe dutekereza kugana iyo dukeneye abo tugana kubw'impamvu zitandukanye. Mu muryango wacu twashatse kwaguka ngo tube bagari gusumba uko turi, twikayakaye ntibyadukundira, ariko kandi ntibyatugoye kuko tubafite. Inteko y'umuryango ikoranye, dusanga nimwe dukwiye kugana ngo tubaganirire iyo ngingo. Tubasabye irembo muraritwemerera zigana urwuri. Turagana ko hari umunsi uzagera imiryango igakorana tukaza kugira ngo dusubukure iyo ngingo. Mwahereye ku bana bavuye mu mashuri n'amanota meza, ariko mbundi amashuri ni ibyiciro, hanyuma ndetse umuntu yarangiza ibyiciro bindi akanakomeza n'icyiciro cy'ubuzima, akaba umuhanzi wavuze ngo n'ubuzima bwabo ni ishuri. Rero twaje muri uyu muryango kugira ngo dusubukure iyo ngingo, ariko kandi mubaye mutarusa iyo mwariho ntidufite ubwira, n'ubundi turi hano ngo tuganire. Ariko kandi tukiganira turanakomeza kubashimira ku cyizere mwatugiriye muri iki kiganiro, ngo natwe tugitangemo ibitekerezo, tukigiremo umwanya, kandi tuze kongera ibitekerezo mu bindi. Nshuti yanjye Deo, turi bwongera ibitekerezo mu bindi, ariko kandi mu gihe muraba mutwemereye ko ibitekerezo twabitambutsa, gusa nari mpereye imbere cyane ku batari bahari kugira ngo tugere nonaha, hanyuma umutware nabyemera turaza gukomeza n'ikiganiro cya none. Murakagira Imana n'u Rwanda. ngira ngo mwumvise Egide icyo atubwiye. Egide rero uriya muryango ahagarariye kuko wageze iwacu udusabire. Irembo twaribahaye, ubundi mu kinyarwanda kirazira ntawimana irembo. Twarariguhaye, turanagushima rwose, urashima. Waduhaye n'inka y'ifatarembo, iri iwacu. harya buriya uriya muryango uko ubona utwibanzeho cyane, ko dufite inshuti nyinshi, tuzumva cyane bagira icyo babwira. Inshuti yanjye ni amahoro. Yego ni amahoro. Yezu akuzwe iteka ryose. uyu mubyeyi urabizi ko ari inshuti yawe kuva kera. Yego. Mwabanye mu itorero, harya ninde watozaga undi burya?
twabanje gutozanywa ariko arantambuka ndemera ndamukurikira kandi yantoje neza pe, na menshi mu matwara mfite niyo nayo mukuraho. akumpera amashyi. Nabanje kugira ikibazo abantu mwagendanye kera ndabizi mwari imfura kandi imfura zigana izindi. Yego. Iyo mwabaga mwizihiwe mwatangaga amashyi mugatanga impundu, ariko ibyo ntawabikurenganyiriza. Birashoboka ko mwagendanye n'abantu bambaye impumbya. Birashoboka. Akaba na ya mashyi masabano bajyaga batubwira ko adasabira nk'igisigati, kandi ni ukuri njye nkurikiye ko mwakomeje gusobeka n'umubyeyi duhagarariye mutarama neza. Umuhungu wacu nawe Mena Gitero ati mubampera amashyi, abona amashyi masabano adasabira nk'igisigati, mutanga impundu, abona bambaye impumbya nubwo ari we wandusha kubimenya, ariko ni ukuri muryango mugari bari abantu bakomera amashyi. Reka zivuga urwunge. Ntureba sekare kose. Hari amashyi abaturagurika ukagira ngo kera tukiri iyo ngiyo hari utugori bajyaga botsa twagaye imbagara, bajya kuvuga ngo tore. Ariko iyo abasaza bagaro baganira cyane ku muco wacu nk'Unyarwanda, uganisha gusaba irembo cyangwa kugaba inka, wabonaga twizi tugakoma amashyi menshi tugatanga impundu, maze ababyeyi batambaye impumbya bakavuza impundu inshuro 3, bamara kunezerwa bakindikiza uko zikavuga urwunge. Umubyeyi muganire neza, kandi mu gitaramo cyiza nk'iki urabizi ko ari inshuti yawe. Kunze kuvuga uti twaratangiranye mu itora, ariko igihe kiragera arantambuka, uriya n'umuhanga cyane, natwe buriya tuba tumwigiraho, ariko ni byiza ko wabaye umunyeshuri mwiza kandi ukamwigiraho. Bakumpera amashyi aho mwagendanye. Urabizi ko amazina yanjye ni ayandi Zigama, narigize ngo nayo mwayazigamye, ariko ndabona mu kanya muri bugira, ariko ntabwo ari CSS, ntabwo ari banke CSS, nitwa Zigama. Data yanyise Zigama, maze ngiye mu iyobokamana banyita Emmanuel, ngo Imana iri kumwe natwe. Ndashaka kubabwira ko Imana mbahumurize, Imana iri kumwe namwe. Abahanga badusobanura Bibiliya ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa.